ngo ibi ni ibintu bigaragaza abanyafrika. Ubundi ibi bintu wabisanga ahandi ku isi. Ngo niba uzi ko ubikora warasigaye pe, nusangamo ibintu bitanu nibura bikubaho wasigaye inyuma mu iterambere, niba ariko twabyita. Reka tuba abasirimu rero mu mutwe twifashije ikiganiro cy'uyu munsi. Ngo abanyafrika nibo bihagarika inyuma y'umusarani. Wumve neza, wumve we, ngo kuriya hanze y'intoboro yawo ni umusarani, uraza kubirwa nakubwiye. Ngo muri Afrika niho umugore ngo aba agomba kuryama ku gikuta apana umugabo. Ngo muri Afrika kandi niho ngo umugeni bamugumisha inyuma y'inzugi, hajya mu byita ngo kwarama, ngo umugeni araramye. Wumve neza utuntu n'utundi. Ngo muri Afrika iyo ubaye umukire bahita batangira kuvuga ngo utunze inzoka nini, bati uzi ko yagiye kuzimu we. Kandi wabona nawe ujya muri aya mazimwe nkaya ngaya ukaba uri kunyumva uyu munsi. Ngo nusazira muri Afrika bazakwita umurozi, umupfumu. Umukecuru muri Afrika aba ari mu bantu batinyise cyane muri Afrika. Murahura ugashaka kunyura izindi nzira, nawe ndabizi bikubaho. Muri Afrika ibaze ko iyo ukarabye bakubaza aho ugiye, bati noneho ugiye hera ko ukarabye. Nakubwiye ngo n'utuntu n'utundi. Muri Afrika babika amasahani, ibikombe ngo n'ibiyiko ku ruhande babibikiye abashyitsi gusa. Ngo ibi bintu bibi no gusa nta wundi wabikoraho. Ngo iyo batetse inyama barazibara. Ntabona abanyafrika. Muri Afrika nta rupfu rwizanye, urupfu kamere rubaho rusanzwe. Umwanzi wawe iyo wapfuye, uwo mwari mufitanye ibibazo niwo wa mbere dukeka. Wumvisha ariko aho ni muri Afrika. Ngo babara amafaranga nyuma yo kubikuza ku cyuma cya banke ATM. Murakizi turatwuma two kuri banke twikarita. Ariko ibintu byo nake nta munyaburayi ndabona uyabara avuye ku cyuma. Ubundi kira cyuma kibeshya gake. Ngo muri Afrika iyo urongoye umugore mwiza ku isura bavuga ko urongoye indaya cyangwa se ushobora kubujyanye umunyangeso mbi, uko byaba kose barabihuza gutyo. Ibaze ko iyo ngo babaza inyama nk'inkoko, ubundi by'umwihariko iyi nkoko, ubundi muri Afrika uzasanga hari inyama muri izo nyama z'inkoko ubundi bigenewe umugabo agasenda baboye. Aho ngaho ndumva bavugiye ibintu siko mukitara. Noneho ngo iyo bageze mu cyondo cyangwa se bageze mu cyondo imvura yaguye, niho hantu uzasanga abantu baho bakuramo inkweto n'abanyafrika bakabisha bagira koko ni icyondo. Abo ngo bagura imyenda mishya gusa mu minsi mikuru kuri Noheli na Bonane. Ibi byo ariko byaracitse da. Iwanyu se biracyameze gutyo ra? Tubwira igitekerezo, duhereza uko bimeze muri comment dusangize twese tubane hamwe. Muri Afrika ngo ubundi dukubura urugo rwose bimuze. Muri Afrika ngo ubundi niho hantu uzasanga bakubura urugo rwose byonyine ari uko bafite abashyitsi. Ibi ngo wabisanga ino honyine. Iyo muri Afrika bahawe mikro, abanyafrika ngiyo bahawe mikro ngo bagire icyo bavuga, indangururamajwi mbese mu Kinyarwanda, ngo birangira bakubiseho hejuru cyangwa se bagahuha mwuka ngo bumve kwiri kuvuga. Niyo byaba uwari uyiguhaye cyangwa se wari uyumuhaye yaba yarayi kuyivugiraho. Ibi byo turagira niko wa mugani. Ibaze ko kuri kwambuka, ibaze nko kuburi kwambuka umuhanda ujya mu cyerekezo kimwe cyangwa se werekeza mu cyerekezo kimwe ukareba iburyo n'ibumoso. Aho ni muri Afrika. Muri Afrika uzasanga ngo icupa rya plastike banywereyemo ikintu runaka nka fanta, ngo baribika ngo bajye barinywesha amazi mu gihe kizaza cyangwa se bakarikoresha ibindi bintu mu gihe kizaza. Aho ni muri Afrika. Ngo ikindi mu miryango yo muri Afrika uzasanga muri famille cyangwa se mu miryango ngo ubundi baba bafite intebe bazigamiye umukuru w'umuryango wenyine gusa. Umugabo. Ibi byo mubiveho pe. Noneho aho mubera kaga ngo umunyafrika mwicazanye n'umuzungu umwera ngo mu modoka impande yiwe ngo yumva ari gushisha. Ntibushema no kuba umunyafrika. Ngaho nguko twari utuntu n'utundi. Hano ni kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA, wakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima uko twizera ko biri mu bintu dukina buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi kubera mu isi ukurikira TÉLÉ MONTAGNE RWANDA. Iyo umanutse munsi iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu kakanda ubutaha mutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye, ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi.
ubutaha sinzababuriye niyo gahunda kara kantu nakandi. Nitwa Samuel Mugisha, reka imari duhana umugisha nimukora ku kantu ni subscribe.